Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Turamukije mu izina rya Yesu. Nanone ni wa mwanya mwiza wo ku Imigabane 2 TV. Twaje rero mu kiganiro kidasanzwe gikomeye cyane gifite insanganyamatsiko yo gushyira ku mugaragaro ministeri yitwa Indorerwamo y'umuryango. Indorerwamo y'umuryango ni ministeri itangiye kandi muzabonamo ibyiza byinshi, muzakurikiranamo ubuhamya, muzakurikiranamo ibiganiro byubaka kandi ikazakora za semina, amahugurwa ku bintu bigendanye n'ubuzima bw'umuryango. Impamvu tuvuga kuri uyu muryango, Imana yubatse umuryango mbere mu ngobyi ya Edeni murabizi, kandi Imana yakomeje kubaka umuryango no mu buzima bwacu bwa none. Indorerwamo y'umuryango rero ni ministeri izagaragarizwamo uburyo abantu bashobora kubaka umuryango wubaha Imana, umuryango ukundana, umuryango ugira inshingano ku rubyaro. Ministeri Indorerwamo y'umuryango tuzayiganiriramo ibiganiro bitandukanye. Tuzayibonamo abadamu bubatse n'abagabo, tuzayibonamo urubyiruko rw'abasore n'inkumi mu cyerekezo cyo kugira ngo bafate umuyoboro mwiza wo kugira ejo hazaza h'umuryango mwiza. Twakoze rero reference kuri Bibiliya, nk'uko Bibiliya ari ituyobora, dusanga hari ijambo dukwiye guhagararaho mu buryo bukomeye. Indorerwamo y'umuryango turaza kureba inkomoko y'iri jambo. Ndashishikariza buri wese kuzitabira, kuzakurikirana buri munsi igihe icyo ari cyo cyose, ku manywa cyangwa nijoro, igihe aboneye umwanya, iyi ministeri ibiganiro bizaba binyuramo n'inyigisho zizaba zitambukamo, kandi hazabamo n'amasengesho ku bigendanye n'umuryango. Reka rero dusenge kandi turabiyegereje mwese. Data mwiza, turagushimiye, izina rye rihabwa icyubahiro. Kuri cano Imigabane 2 TV tugize iminsi duhabwa umugisha, duhabwa umugabane wa kabiri. None ku mugabane wa kabiri tubonye na ministeri Indorerwamo y'umuryango. Tuyitumiyemo abantu bose muri rusange, abari mu birere bine by'isi. Tubitumiyemo abanyarwanda by'umwihariko mu izina rya Yesu Kristo batugose impande zose. Tuyihamagayemo abantu bari mu byiciro byose kugira ngo bagabane umugabane wa kabiri muri ministeri Indorerwamo y'umuryango. Imana ibahe umugisha, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva 38 umurongo waho w'8. Iri jambo rifite igisobanuro gikomeye cyane ku ndorerwamo y'umuryango. Iri jambo riravuga ngo, kandi acura igikarabiro mu miringa n'igitereko cyacyo agicura mu miringa, abicura mu miringa y'indorerwamo z'abagore bateraniraga gukora ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uyu wacuraga igikarabiro mu miringa cy'indorerwamo ni Mose. Iki cyari igihe Imana yahamagaye Mose iramubwira iti, ni igihe cyo kubaka ubuturo bwera n'ibyo mu ihema ry'ibonaniro. Iki gitabo cyo Kuva 38 kirimwo amakuru menshi gubigendanye n'ikimana yashakaga kwereka Mose kugira ngo hubakwe iki gicaniro, hubakwe iki gikarabiro gikoze mu ndorerwamo z'imiringa z'abadamu bakoraga imirimo yo ku ihema ry'ibonaniro cyangwa se imirimo yo ku rusengero. Bineza tareka amabwire. Igihe Imana yari ikeneye kubaka ibijyanye n'ibyo mu buturo bwera, byabaye ngombwa ko ibwira Mose ko agomba gukoresha fundraising, ubwitange mu Bisiraheli bose, kugira ngo bazane ku mafaranga, bazane ku ifeza, bazane ku izahabu, bazane ku kintu cyose bari batunze, ngo ndetse byageze naho bazana ku mpu zari zikomeye cyane z'inyamaswa zagiraga impu nziza cyane. Noneho biba ngombwa ko bazana n'ibiti byari bigezweho byiza cyane by'inyerezi kugira ngo hubakwe ubuturo bwera. Rero abantu baritanze, batanga ubutunzi bwabo, birumvikana. Bamwe batanga izahabu, abandi batanga ifeza, abandi batanga ku byo bari bejeje. Cyari igihe cyo gukora ku cyo umuntu afite kugira ngo habeho gukusanya ibigomba kuvamo ibyubaka ubuturo bwera. Iki rero ni Imana yabwiye Mose. Igihe Mose yakoreshaga iki giterane, haleluya, igiterane cyo kubaka umurimo w'Imana ni ingenzi cyane ku bapasiteri mwese, ku bavugabutumwa mwese, kuko buriya kugira ngo umurimo wubakwe hagomba kubaho kubisobanura, bene umurimo bakabyumva kugira ngo babishyiremo imbaraga zabo. Rero mu ndorerwamo y'umuryango tuzasangamo byinshi bizadufasha kubaka umuryango, kubaka itorero, kubaka igihugu, kuko nta muryango nta gihugu, nta muryango nta torero, nta muryango nta byishimo, nta muryango nta buzima. Muri iki gihe rero cy'umugoroba wa nyuma w'isi, ku bihe tugenda duhura nabyo, tugenda tubona ingorane nyinshi cyane mu muryango.
tugenda tubona aho abantu bakundana bakabana ariko igitondo kimwe bikaba ngombwa ko batandukana. Noneho ukibaza ni iki cyabaye. Tubona aho abana batakivuga rumwe n'ababyeyi babo, ukibaza ngo ni iki cyabaye. Rero ibi byaraje byinjira no mu itorero. Tubona aho abantu bahagurutse mu murimo Imana ibahamagaye, bubatse umurimo w'ivugabutumwa, bucya mu gitondo umwe afata iburyo undi afata ibumoso. Ibyo byo nta nubwo ari na bibi, kuko Aburahamu na Loti nabo byabaye ngombwa kumwerekeza he n'undahe, kandi byari mu buryo bwiza. Ahubwo ikibi ni uko abantu batandukana ku mpamvu zabo, naho Aburahamu na Loti we batandukanye ku mpamvu z'abashumba babo. Haleluya. Rero iyo umugore n'umugabo batandukanye ku mpamvu z'amabwire, baba batandukanye mu buryo umwe yakira icyo atagombaga kwakira. Bakeneye indorerwamo y'umuryango, kugira ngo bashobore kubaka ibyo bagomba kubaka. Icyo Imana yari ivuze mu buryo bwo kubaka itorero ry'iki gihe, mu gihe cya Mose, kwari ukugira ngo hazanwe izo ndorerwamo. Noneho ngo igihe barimo bitanga, haleluya, ikimenyetso gikomeye cyari gihari, ngo kwari ukugira umutima ukunze gutanga icyo umuntu afite. Ngo kandi umuntu yatangaga ikintu cy'agaciro. Aha hantu ni ukwaca akarongo cyane, gutanga ikintu cy'agaciro, mu yandi magambo ikintu gifite umumaro, ikintu gifite icyo kigomba gukora. Noneho amaze gutambutsira ijambo, batangiye gutanga, ngo abagore bakoraga imirimo yo ku ihema ry'ibonaniro bari ku muryango, twabafata nk'abadiyakoni ba none, twabafata nk'abaprotokole ba none, ngo bari abadamu. Ngo ikintu cy'agaciro bari bafite, haleluya, ikintu cy'agaciro bari bafite ngo zari indorerwamo, zari mu masakame yabo cyangwa se mu mashakoshi. Izi ndorerwamo ngo nicyo kintu cy'agaciro babaga bafite. None izi ndorerwamo kuki zari z'agaciro kuri aba badamu? Ugomba kumva ibi ngibi cyane. Izi ndorerwamo zabafashaga kwireba, bamara kwireba bagatunganya hadatunganye, bakareba ko bambaye neza, bakareba ko baberewe, bagakura ikintu cyose cyahinduka igisitaza imbere y'ababareba. Na n'uyu munsi usanga abadamu benshi gusohoka mu nzu ntago basohoka batarebanye n'indorerwamo. Bamwe bazifite mu nzu, abandi bazifite mu mashakoshi, abagiriwe ubuntu bakoresha n'amarotorovizeri yo mu modoka. Haleluya, Imana ibaha umugisha cyane. Rero ikimenyetso cy'indorerwamo ku badamu cyari ikintu cy'agaciro gikomeye, kuko nicyo cyakomezaga kumubwira ibyo agomba gutunganya, ibyo agomba gushyira ku murongo. Indorerwamo cyari ikibwiriza, wari umwigisha umwigisha, wari umuhwituzi umuhwitura kugira ibyo atunganya igihe yongeye kwireba mu ndorerwamo. Noneho ngo bano badamu ngo bumva bakozwe ku mutima nabo no gutanga, batanga iby'agaciro bari bafite ari zizi ndorerwamo. Noneho baze gutanga indorerwamo zijya mu byitanzwe, birumvikana. Ngo bajye gusonzoranya cyangwa kwegeranya ibyatanzwe, basangamo indorerwamo. Baratangara cyane, baribaza se izi ndorerwamo zizakora iki? Izi ndorerwamo zizakoreshwa iki? Nawe uri mu murimo w'ubwubatsi, uretse ko ubuterambere aho rigeze indorerwamo zirakoreshwa cyane, cyangwa ibirahure bibonerana ku mazu yubakwa muri iki gihe, ni ibintu by'agaciro cyane. Ariko icyo gihe indorerwamo nta murimo zari zarigeze zikora wa rusange, uretse kuba umugore yaragiraga indorerwamo ye cyangwa umukobwa akagiriye ingana n'ubushobozi bwe, kugira ngo ajye yireba igihe ari ku ihema ry'ibonaniro, ataza kugaragara hari inenge afite, yambaye nabi, hari aho atitunganije. Cyari ikintu cy'ingenzi cyane rero indorerwamo ku badamu. Ngo bamare kwitegereza izo ndorerwamo, ngo igihe bibaza icyo zizakora, haleluya, ngo marayika w'Imana avugana na Mose, aramubwira ngo izo ndorerwamo ntimuzibone nk'izidafite agaciro, ahubwo izo ndorerwamo muzifate, muzicuremo igikarabiro kikoze mu muringa. Izo ndorerwamo ntimuzifate nk'izidafite umumaro. Nimumara kuzicuramo igikarabiro cy'umuringa, icyo gikarabiro mugitereke mu ihema ry'ibonaniro. Aroni n'abana be igihe bagiye kwinjira mu buturo bwera, bajye babanza bagikarabemwo intoki n'ibirenge, kugira ngo bajye ahera hanjye, kugira ngo badapfa. Rero izi ndorerwamo z'abadamu zakoreshejwe umurimo wo gutunganya abatambyi, kugira ngo baze guhagarara imbere y'Imana badafite inenge. Kuko abatambyi nta wundi muntu wabarondoraga. Uko byagendaga, umutambyi yajyaga ahera agiye gutambira ubwoko bw'Imana, bakamuzirika umugozi ku kaguru, hariho amayugi, umugozi muremure. Noneho kuko batemererwaga kureba iyo yagiye, yagenda umwanya uko ugenda, bakajya banyeganyeza wa mugozi kugira ngo bumve ko yaba akiri muzima, kuko iyo yagendaga afite ibyaha yagwagayo. Noneho ngiyo bakururaga umugozi, yateraga akaguru, amayugi akavuga, bakavuga bati, oh
aracyari muzima, bagakomeza gutegereza. Iki gihe rero Imana yari ishatse gushyiraho urundi rufatiro rwiza rwo kugenda bafite ibyiringiro ko ntawe uri bugweyo. Iyo yagwagayo bakuruye umugozi ntibumva amayugi, bamukururaga nk'umurambo bakamutwara. Icyo gihe abantu bagataha batahawe umugisha n'Imana, kuko umutambyi yagawe kandi agapfirayo. Rero iki gihe kwari ukugira ngo abatambyi bagende bafite ibyiringiro yuko noneho bari buhagarare imbere y'Imana bikemera, bari busabira abantu bigakunda, n'abantu bakagira ibyo byiringiro ko umugisha uwo munsi bari buwakire ukomoka mu batambyi bahagaze imbere y'Imana. Indorerwamo rero zimaze gucurwamo iki gikarabiro, byatumye Abayisiraheli batangira guhabwa umugisha. Urupfu ruva mu batambyi kubera indorerwamo z'abagore, urupfu ruva mu batambyi kubera indorerwamo babanje kunyuraho zari zakozwemo igikarabiro bakarabiragamo. Aha rero niho hakomoka iyi minisiteri y'indorerwamo y'umuryango. Iki gihe yari indorerwamo y'abatambyi kugira ngo Isiraheli yose ihabwe umugisha, kandi cyari nka Isiraheli yose kuko abatambyi nibo Imana yareberagamo gukiranuka igahesha Isiraheli yose umugisha. Indorerwamo rero ni ikintu cy'ingenzi. Aha niho hakomoka iyi minisiteri itangiye nonaha yitwa indorerwamo y'umuryango. Rero mwabadamu, rero mwabagabo mwe, mwabasore mwe, mwabakobwa mwe, murahamagarirwa kuza muri minisiteri y'indorerwamo y'umuryango kugira ngo binyuze mu ijambo rihatangirwa, binyuze mu buhamya buhatangirwa, binyuze mu biganiro bihatangirwa, mushobore kwakira igishobora gutuma muzubaka umuryango mwiza, mugakosora amakosa yabayeho, mugatandukana na karande zahahise, kuko mu ndorerwamo y'umuryango harimwo ibintu byose bizadufasha kubaka umuryango wubaha Imana. Noneho rero ubutaha tuzabatumurira abashyitsi, muzabona abadamu, muzabona abagabo, muzabona abasore, muzumva ubuhamya binyuze muri minisiteri indorerwamo y'umuryango. Kandi ntabwo bizagarukiraho, indorerwamo y'umuryango izanabasuraho muri hafi cyangwa kure. Niyo mpamvu tubwira umuntu wese ufite ubuhamya uzumva iki kiganiro akwiye kutwegera. Muzabona nomero itambuka aho munsi, muzayihamagare, mwandike muri komenti, muze mutwegere. Ndetse hazabamwo n'inzira imwe yo kwakira ibikomere buri mu mitima y'abantu bananiwe kwiyunga n'abavandimwe, bananiwe kwiyunga n'abagore babo n'abagabo babo, kugira ngo bahabwe umucyo, kugira ngo bubake umuryango wubaha Imana. Murakaza neza rero muri minisiteri indorerwamo y'umuryango. Indorerwamo y'umuryango muri Afurika, indorerwamo y'umuryango i Burayi, indorerwamo y'umuryango muri Amerika, indorerwamo y'umuryango ku isi hose. Imiryango ibe mu mahoro, ihabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka tuzabatumirira abatumirwa, kandi bizaba ari ibintu byiza cyane. Muzabihe umwanya wanyu, muzabihe umwanya wanyu, muzagabana umugabane w'ibyiza mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha.